icyo gihe rero iyo myaka yanjye yari yaranduwe. Mu by'ukuri uwo mukozi w'Imana waje kumbwira ubwo buhamya arangije ambwira uko Imana yamutumye nyine, ndangije nanjye koko ngeze imbere y'umuyobozi, umuyobozi ahita anyohereza mu kagari ka Gihira gutangayo ikirego nkijyana mu bunzi. Ariko nk'uko umukozi w'Imana yari yabimbwiye, ntabwo urubanza abunzi baruciye, ahubwo abunzi icyo gihe hahise havamo umugabo umwe tuhageze tugiye mu rubanza kuburana ibyo birayi byari byaranduwe na mama. Araza aradusanga njye na musaza wanjye wari wamperekeje, aratubwira ati urubanza rwarangiye, kuko mama wanyu yaduhaye amafaranga, kandi kugira ngo urubanza turusubiremo turuburanishe nuko mwadusubiza ayo mafaranga mama wanyu yaduhaye, twarangiza akaba ariyo tumusubiza, bikagaragara ko tumushubije amafaranga ye, tukabona tukinjira mu rubanza. Imana idufashe rero. Icyo gihe nahise mbona ko ibyo Imana yambwiye mbwirwa n'umukozi w'Imana Karisiti ko bisohoye. Abagabo nari najyanye bahise bacaho barigendera, urubanza rurangiriraho ndataha. Mu by'ukuri numva ko ari ikigeragezo kingoye nk'uko nawe gishobora kukugora kikugezeho. Ariko icyo gihe naritahiye, ngeze mu rugo intambara ntabwo zarekeye aho. Ibyo narabihaze, narabyihore kuko nta handi nasubiye kurega. Sinari nyuye umwanzuro w'abunzi, nta n'icyo nari nyuye, kuko perezida w'abunzi nawe yahise avuga ko urubanza rwarangiye, ko rudasubirwamo kandi ko natsinzwe. Nanjye nditahira rero birangira bityo. Nyuma y'icyo gihe mama yakomeje na mukuru wanjye kumpiga cyane bikomeye, ko nyuma y'icyo gihe niho byabaye ngombwa ko ajya kurega ikirego mu rukiko. Aburana urubanza ntigeze menya, ndubona ari uko baje kubahiriza imyanzuro isohotse. Nanjye urubanza ndabona njya kurujuririra, njurira mu rukiko rwa Karongi. Ariko nkigera mu rukiko njyanye sinyasiyo, gerefe w'urukiko arambwiye ati ese uru rubanza uje kurega kutazarutsinda, ko ndi kukwitegereza nkabona ndi kubona isura yawe nkabona utazarutsinda, bimeze bite? Naramubwiye nti nizeye Imana bizaba uko Imana ishaka, nta kundi nabigenza. Urubanza rero nararuregeye. Ndangije kururegera, urubanza rugezemo mama yaranyihakanye, anyihakanira imbere y'abacamanza, avuga ko atambyaye, ko ibintu ndimo atari ibyanjye, ko ari ibya mukuru wanjye. Ahita ambwira ko njye yantoraguye. Kuba yarantoraguye rero akagira imbabazi akandera, ko nkwiriye kugenda nanjye ngashaka uburyo nzabaho, ariko ko ntajya mu mitungo y'abana be. Aho ngaho basabye abatangabuhamya bemeza ko mama yaba ari we wambyaye. Abatangabuhamya ndababura kuko sinari mbafite, ntabo nari najyanye kuko sinari kubabonera amatike yo kubategera. Ikigeragezo cy'ubukene nyine cyari cyarinjiye. Urubanza rwararangiye rero ndataha. Nyuma nagiye kurujurira mu rukiko rwa Rusizi, nibwira ko nzabona abatangabuhamya, ariko kubw'ikigeragezo n'ubundi abatangabuhamya ndababura. Mu rukiko rwa Rusizi nabwo tugeze yaranyihakana, birarangira. Ubundi ndataha. Hagati aho ngaho nari ifite ikigeragezo gikomeye kuko mama ntitwabanaga, yari yarantaye rw'icyo mba mu nzu ya njyenyine. Birangira rero aho hose tsinzwe. Ndangije ndataha,
ariko imanza zo ntabwo zari zihagaze, nubwo nge naretse kumurega uwo munsi, ariko we yahoraga ndega buri munsi. Umunsi umwe yigeze kundega, andega mu buyobozi bw'umurenge. Ubuyobozi bw'umurenge buza mu kibazo mu maratsindwa, nyuma byabaye ngombwa ko yongera kundega, ariko mbere yo kundega habanje kuza abapolisi bazi iwacu kushaka ntazi icyo bashakira. Bageze iwacu mu by'ukuri nawe ushobora kuzahura n'ikintu kigutunguye utazi impamvu yacyo, icyo Imana igushakaho mu ntambara urwana cyangwa mu bibazo ufite ni ukuyikiranukira, nta kindi gushakaho. Hagati aho ngaho rero nanjye abapolisi baje kushaka babiri, ariko ntazi icyo bashakira. Cyokora kuko hari Imana ishobora byose, iyi ngiyi twizera kandi dukorera, yampishe ntazi ko yampisha. Icyo gihe baraje bageze mu rugo barambura, bamaze kumbura mama barangira mu rugo rw'umuturanyi, ababwira ko ariho baba bampishe abo baturanyi kuko barankundaga, ariko mu by'ukuri ntabwo aribo bampishe, ntabwo nubwo ariho narindi, nari nibereye ahandi hantu kandi ntazi ko hari ushaka. Abo bapolisi rero bageze aho muri urwo rugo, hari inzu y'umusore ugiye gusezerana, ariko umaze gusiga inzu ye no kuyikinga, yarashigaje ukwezi kumwe ngo asezerane. Iyo nzu ntago baciye urugi, basanze ikinze, babaza umubyeyi we ngo yagiye he, aravuga ati ntabwo mpazi kuko yarubatse mu mbuga kwa nyina. Arangije rero bacukura iyo nzu bayikuramo amadafari 3, barahita bajyamo imbere bavuga ko ari nge bagiye gushaka. Bageze mu nzu imbere barambura. Uwo musore abirenganiramo bamuca 50,000 barabijyana, ariko Imana irandinda, uwo munsi ntibambona. Muri iyo minsi rero naje guhinga aho ku rugo ahantu nari nasigaye nyine, biba ngombwa ko n'ubundi mama aza kwitambika imbere y'abakozi nari nashyizemo, ababwira ko adashaka ko bahahinga. Ndamwinginga ndamubwira nti mama, ko ari wowe nzi ko ari wowe wambyaye, wanyambabariye ukareka abakozi bagahinga, kandi ko ari we ndi guhingira, ko ntashatse ko ndi mu rugo, wambabariye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Yego byabaye ngombwa rero yuko mama mwinginga nyine, ndamwinginga imbere y'abo bakozi ngo areke bahinge, ko ari we nahingaga. Mama arabyanga. Abo bamama baramubwira bati none ko duhingira umwana wawe nawe tubigenze dute? Mama arabyanga, ariko abo bamama ubwo ababwiraga ngo batahe bo barabyanze, baramubwira ati turagomeza duhinge kuko duhingira yaduhaye amafaranga. Barahinze rero mama abuze uko abigenza, aragenda. Ageze mu nzira yigira inama, ahura na mukuru wanjye bajya inama, aramubwira ati jyama aho ngaho uze kuvuga ko nyine yagukubise, nindangiza nanjye ngiye kugutabariza. Aragenda yikubita ku buyobozi bw'akagari, ababwira yuko mama we yakubiswe. Uwo ni mukuru wanjye, asize mama ajyamye mu nzira. Ubuyobozi bw'akagari ntibwabitaho umutima, buravuga ati mama wawe niko asanzwe, none yaragiye kugira yate ko yahavuye. Biba ngombwa ko ajya ku karere. Mama ho mu nzira yahajyamye iminsi 3. Mu by'ukuri rwari urugamba rukomeye. Iminsi 3 ishize rero ubuyobozi bw'akarere bwashyizeho itegeko yuko bamuheka. Iminsi 3 yose ajyamye. Iminsi 3 yose ajyamye mu nzira. Yigwaje se? Yigwaje. Yego komanda. Byabaye ngombwa rero yuko itegeko ry'ubuyobozi ribaho nyine riturutse ku karere ko bamuhekesha akagera kwa muganga. Kwa muganga rero baje kumuheka ajyayo. Uwo munsi bamuhetse bamujyanye ku karere, nabonye abadefasi baza kufata mu rugo, bafite na mpande za kufata. Abo badefasi bari baje kufata ngo banjyanane n'ushinzwe umutekano, kuko ushinzwe umutekano yari yamushyize muri dosiye yuko nawe twafatanyije kumukubita.
kuko ushinzwe umutekano iteka ryose yaramvugiraga kandi akavuga ukuri kumuri mu mutima, ntiyamwemeraga. Rero bituma mushyira muri dosiye, ko yasanze natamushyira muri dosiye ibyo yirukaho bitaragerwaho. Ariko nta kigera ku mwana w'umuntu Imana itakizi. Imana yagumanye nanjye igomeza kuntabara muri icyo gihe. Icyo gihe rero nababwiye ko twe turitaba tukijyana, ko tutaragenda dushorewe. Ushobora kugera mu kibazo ariko kuko umutima wawe utagushinze ikibi ugatinyuka ukamenya icyo gukora mu kibazo. Imana idufashe. Rero nanjye aho ngaho muri icyo gihe byabaye ngombwa yuko mbwira abo badefasi ko twe turijyana, ko nta mpamvu yo kugenda tuboshywe cyangwa tugize gute, kuko nta cyandegaga, numvaga nkomeye. Ndababwira nti ndijyana mu by'ukuri, mu buyobozi ndigezayo, mwishorera mubahamagara mubabwire ngo ndizanye ndaje. Byabaye ngombwa ko nge n'ushinzwe umutekano tujyana, twitaba ku gipolisi. Uyu munsi niwo natangiye kuboneraho imbaraga z'Imana zikomeye, kuko uyu munsi nkigera ku gipolisi nge n'uwo mugabo Imana yahanyerekeye ikintu gikomeye cyane. Ngira ngo nkubwire uyu munsi niwizera Imana mu ntambara ufite, ukizera Imana mu bibazo ufite, nta kindi cyaha kirega umutima wawe, Imana izagutabara muri cyo. Ntabwo irenganya, ntabwo ireba nk'uko abantu bareba, ahubwo iyo ibintu byose bireba itabyeretswe. Kandi ijambo rye riravuga ngo abarengana niyo ibarenganura. Imana idufashe. Uwo munsi rero tugeze ku gipolisi, byabaye ngombwa ko twinjira mu biro by'umupolisi. Ibumoso bwe hari harambitse imbunda, iburyo bwe harambitse intembo. Imana idufashe. Byabaye ngombwa ko akitubona yaratubajije, turamusobanurira, turamubwira tuti twe turitabye, twe dufite n'igipapuro abadefasi baduhaye twitabanye. Aravuga ngo nimwe mwakubise umuntu muramwica. Ndamubwira nti twebwe ntabwo twakubise umuntu ngo tumwice. Arambwira ati sawa, uyu munsi mwinjiye gereza kubw'icyaha mwakoze. Ndamubwira nti ngewe nemera kwinjira gereza, ariko uyu Nyandwi ushinzwe umutekano agataha. Arambwira ngo ntabwo bibaho. Ndamubwira nti niko bimeze, nge nemera kwinjira gereza, ariko Nyandwi ushinzwe umutekano agataha, kuko ndahamya ko nta kimurega. Uwo mupolisi yagize uburakari rero abatura intembo yari iri iburyo bwe ngo ayinkubite, arayizamura akigeza mu kirere ngo ayinkubite, ukuboko kurafatwa. Imana idufashe cyane. Ntabwo icyagufashe muri uwo mwanya nari ndasobanukirwa icyari cyo, ariko nabonye ko ukuboko gufashwe, ndetse nawe arabyumva, yumva ko ukuboko gufashwe. Imana itugirire neza cyane. Aranyitegereza arambwira ngo ni ibiki bikurimo. Ndamubwira nti nta bindimo, njyewe nta bintu bindimo. Arayururukana ukuboko, intemba yisubiza hasi, arongera afata ikaramu arandika ku rupapuro rwari ruri imbere ye. Aravuga ngo Nyandwi we ni ngombwa ngo ajye muri gereza. Ndongera mubwira bwa kabiri, ndamubwira nti Nyandwi ntabwo arajya muri gereza, ahubwo ni njyewe urajya muri gereza. Yongera kugira uburakari bwinshi, arongera aterura ya ntembo ngo ayinkubite. Akiyizamura ngo ayigeze mu kirere, ukuboko kurongera kurafatwa. Muri uwo mwanya arambwira ati ni ibiki bikurimo. Ndamubwira nti nta bintu bindimo. Ako kanya nahise sobanukirwa ko imbaraga zifashe uku kuboko ari imbaraga z'Imana. Imana idufashe kandi itugirire neza. Nahise numva muri njye nambaye imbaraga, noneho numva ndatinyutse kurusha uko byari biri imbere. Arongera yisubiza hasi, akurura cya gipapuro, arongera arandika. Yongeye kwandika arambwira ngo Nyandwi mwujurije dosiye. Ndamubwira nti dosiye yuzurize ngewe, ariko Nyandwi ntabwo arajya muri gereza.
arambaza ngo uvuze ngo iki, ndamubwira nti Nyandwi ntabwo arajya muri gereza. Arangije arambwira, arongera we ku cye giti agira uburakari bwinshi cyane, ingofero yari yambaye arayipinduza ayerekeza inyuma. Arangije kuyerekeza inyuma arongera afata ya ntembo arayizamura kuko yashakaga gukubitana inge. Ya ntembo arayizamura, ariko igeze mu kirere za mbaraga zayifashe zirongera zifata ukuboko, kukumanura biranga. Arakumanura ngo agukureyo biranga. Aranyitegereza cyane, arambwira ngo urimwo ibiki wa mukobwa we, urimwo ibiki? Ndamubwira nti nta bintu bindimo. Arambwira ngo niba utarimwo amagini urimwo amadayimoni. Ndamubwira nti nta madayimoni andimo. Ni nuko nge ndi kukubwira ukuri ukanga kukumva. Ndakubwira ko Nyandwi nta cyaha yakoze, nanjye uhagaze imbere yawe nta cyaha umutima wanjye ushinze. Kimwe cyo nuko nzi neza ko ndi mu kigeragezo. Ako kanya yamanuye ukuboko, intemba yisubiza hasi. Arambwira ati hajya wifuza kujya muri gereza Nyandwi ntajyemo? Ndamubwira nti yego, Imana idufashe. Ako kanya rero yahise ankorera dosiye anyohereza gereza, ariko Nyandwi arataha. Aramubwira ngo natahe, ngo taha kuko uyu mukobwa yakuburaniye cyane. Rero Nyandwi yaratashye, nanjye ninjira gereza. Ako kanya nkinjira gereza, ntabwo nari ninjiye muri gereza, sangamo abandi badamu 4 bari bafungiwe ko bakoze jenoside. Ariko ntabwo nari nzi ko gereza y'abagabo irimwo abantu benshi, kuko sinasanze ikinguye, nasanze ikinze. Nyuma y'iyo saha fungwaho haje umuntu wari ungemuriye kuwo Nyandwi. Akimara kuhava yahise anyura kwa marene wa mukuru wanjye, aramubwira ngo nasi baramufunze. Ako kanya uwo mubyeyi yanyoherereje ingemu, yayihaye umwuzukuru warayinzanira. Ayihagejeje banga ko ayimpa, baramubwira ngo nta buje yatanzwe. Atelefona mu rugo bahohereza 1000 cya buje, agiha uwo mupolisi wari urinze gereza, yemera ko ingemu ingeraho. Ingezeho rero numvaga muri gereza harimo nk'abagabo 2, nabonye ko angemuriye byinshi. Ndavuga nti ntabwo ibi biryo ntabwo nabijya ngenyine n'aba badamu, ahubwo reka mbigabemo 2 n'abo bagabo babahereze. Nabigabyemo 2, bimwe bisigara mu cyumba twarimo, ibindi mbihereza uwo mupolisi. Ndamubwira ntibihereza abo banyururu baraho muri iyo gereza babijye, bitaza gupfa ubusa. Yarabikoze, turaraho muri gereza. Bukeye mu gitondo saa 11 byabaye ngombwa ko badukingurira. Uwo mupolisi wari urinze gereza dukingurira ngo tujye hanze kwibohora. Nge nari nzi ko ari hanze kwibohora, sinari narigeze fungwa. Twarasohotse rero ngewe mpita kuri toilette, mpita njyayo ntindayo, ariko ngo kwari kujya kwisheni rero ntabwo nari mbizi ngo hari ku murongo w'abanyururu. Byari ngombwa ko tugiye gukubitwa nkuko nabibonye imbere yanjye. Imana idufashe. Ako kanya rero nyiri muri toilette nabonye umudamu umwe muri babandi twari dufunganwe aze yihuta. Arambwira ati banguka wihuta, ntabwo batinda, banguka wihuta ujye ku murongo. Naramubwiye nti ku murongo ni ibiki? Arambwira ati banguka urabibona. Ati ni kwisheni. Ndamubwira nti kwisheni ni ibiki? Arambwira ati banguka urabibona. Rero nasohotse nihuta, nyisohoka mpita nkubitana na wa mupolisi urinze gereza. Umupolisi urinze gereza yari afite inkoni mu ntoki, ingege nizingiyeho umujeneti. Ntabwo yayinkubise, ahubwo yarambwiye ati hute kwisheni. Arashorera. Ariko nkigera imbere y'umuryango wa gereza natunguwe no kubona abanyururu benshi. Bari abanyururu benshi mu by'ukuri, benshi cyane, kuko yari imirongo 3 kandi y'abantu benshi.
bose rero bahise bazamurira amaboko rimwe bakimbona bayashyira mu kirere. Ubwo narishorewe n'uwo mupolisi, umupolisi arahagarara areba ibyo bakoze, arababaza ati none ni iki? Babanyururu baramubwira ngo nyabuna Kazungu. Ntabwo nari nzi ko uwo mupolisi yitwa, ariko yitwaga Kazungu, nabimenyeye aho. Baramubwiye ngo nyabuna Kazungu, turagusaba ngo uwo mukobwa ntumukubite. Nibaza impamvu abo banyururu bavuze ko ntarakubitwa, ndayiyobegwa. Kazungu ntago yabyumvishe. Ibyo yabyumvishe, yahise ababwira ngo nimumanure amaboko. Banga kuyamanura, abona bayagumishijeyo. Arongera arababaza ku ishuro ya kabiri, arababaza ati none ni iki? Baramubwira ati nyabuna Kazungu, turakwinginze, turagusabye uwo mukobwa ntumukubite. Kazungu arababwira ati nimumanure amaboko, uyu mukobwa ndamukubita. Ati kuko ntabwo muzi iby'uyu mukobwa. Uyu mukobwa yakubise nyina, ubu ari mu bitaro kandi yamumenye impyiko. Yakoze icyaha gikomeye. Kumukubita si no kumukubita gusa, ahubwo ndamubagira ibisiga. Nahise mu mutima ninginga Imana, ndavuga ntese Uwiteka we, ngiye gukubitwa nzira iki? Ariko numvishije ko iryo senze hari ritumvikanye, kuko nabonaga igihe cyanjye cyo gukubitwa kigeze, nkuko nawe ushobora kubona ibintu bikugezeho ukabura uko witwara. Ariko hari Imana irengera umuntu mu bikomeye, aho ubona wowe utabona igisubizo cyangwa utabona icyo ukora, hari Imana ifite icyo ikora. Imana idufashe. Muri uwo mwanya barongeye amaboko bayagumishayo. Kazungu arongera arababaza ngo ariko ni iki? Ko nababwiye ngo ayo maboko muyamanure. Kumukubita ndamukubita kuko nawe yakoze urugomo, akubita umubyeyi wamumena impyiko bari mu bitaro. Ni iki gituma amaboko muyagumisha mu kirere? Imana idufashe. Aba banyururu baramubwiye ngo nyabuna Kazungu, turakwinginze, inkoni wari gukubita uwo mukobwa uko zingana kose, ngwino uzidukubite uhereye ku wa mbere ukageza ku wa nyuma, uko twese tumanitse amaboko. Ariko ntumukubite kuko uwo mukobwa ararengana. Ntabwo yakubise mama we nk'uko ubyumva, ntabwo yakubise mama we nk'uko ubizi, ntabwo yakubise mama we nta byabaye, nuko utari uhari ubyumva gusa, ariko ntiyamukubise. Twe rero inkoni wari kumukubita turamwitangiye ngo uzidukubite, ariko were kumukubita. Kazungu yarakebutse arandeba. Nari niyanjye nibaza mu mutima, ni iki cyabaye muri iyi gereza? Ese n'Uwiteka wababwiye ko ntakoze urugomo? Ibi nabyibajijeho mbura igisubizo. Kazungu yarakebutse aranyitegereza, arambaza, arambwira ngo niko yemuko. Nanjye ndamubwira ni karame. Arambwira ngo aba banyururu winjiye gereza baraye bageze hano ari nk'ejo, kuko bazanwe n'imodoka ibakuye Gitarama, bagiye gukora tije Nyakiriba. Bagera hano aba banyururu barenze 70, ntabwo wari uhari. Arambaza ati aba banyururu harimo uwuzi? Ndavuga nti ntawe nzi. Arambwira ati kuva ejo winjira gereza ninjye wari urinze gereza. Nta muntu n'umwe wakugemuriye, wagemuriwe n'umukobwa umwe, kandi uyu mukobwa ntacyo yakoze ahageze ngo mvuge ngo yagutangiye ruswa muri iyi gereza. Ibyabaye byose nari mpari, n'ibiryo wampereje ngo mbahereze ninjye wabihereje, kandi aba banyururu bari bari muri gereza aho batakubona. None sobanurira ko bakuburaniye ngo singukubite. Ese koko wakubise mama wawe? Ibi ni ikibazo. Barambwiye ngo ntiwamukubise, ariko se koko ntabwo wamukubise? Ndamubwira nti nyakubahwa Kazungu, sifite uko nagusubiza,
ko ngushubije ngo ntabwo namukubise nta gihamya gihari. Mama niwe wakagombye kuba yavuga ngo ntabwo namukubise, ariko none niwe ushinja ko namukubise. Nta wundi ushinjura afite. Icyakora ashinjurwa n'umutima wanjye, nge numva ntaramukubise. Kazungu arambwira ati ndikanze, nyobewe bimbayeho, ntunguwe no kuburaniwe n'abanyururu batakuzi baturutse Gitarama udahari, batabonye isura yawe, batabonye ishusho yawe, ariko bakakurane mu gitondo cy'uyu munsi. Arambwira ati genda usubire muri gereza, ukuboko kwanjye ni kwarambukira kugukubita, kuko ngukubise ndahamya ko ntagira amahoro. Nasubiye muri gereza, ntabwo yigeze nkubita, nuko nasubiye muri gereza ntakubiswe, mburaniwe n'abanyururu bakoreshejwe n'Imana. Imana idufashe. Tutari twakomeza, ndagira ngo mwibarize akabazo kavuga ngo igihe uriya mupolisi yazamuraga intembo agiye kugukubita, ukabona akaboko gaheze mu kirere, bikaba kabiri, bikaba gatatu, wowe wiyumvisha ute? Niyumvishijemo aho nari mpagaze ko mpagararanye n'Imana, kandi kwiri mu rugamba rwanjye mfite. Ubu se ntiwatangiye gutekereza ati burya no kufunga ntago barafunga? Oya, ntabwo nabitekereje, ahubwo natekereje ko naho ndinjira gereza ariko ko nzataha. Kuzataha. None ugeze ku gihe cyo gukubitwa kw'abanyururu, nabwo Imana iraguhagararira. Irampagararira. None kandi hajya yakubwiye ngo uza gusabira umugisha, izawumuha. Yari yarambwiye ngo nica mu muriro ntabwo nzashya, irambwira ngo nica no mu migezi ntabwo izantembana, ngo kuko ukuboko kwayo kurafashe. Imana itugirire neza. Yego. Komeza rero usubiye muri gereza. Rero nasubiye muri gereza ako kanya, subiye muri gereza mazemo nk'isaha imwe, nabonye umupolisi witwa Kavena, ari nawe wari wanjyanyemo w'umukobwa. Nabonye agaruka kunjyana, arambwira ati garuka wa mupolisi arakuntumye. Nasubiyeyo, narasohotse gereza, aranjyana ashyira uwo mupolisi wa mbere wari watanze uburenganzira ngo fungwe, ari nawe wari wankoreye dosiye. Yego. Ngeze imbere ye yarambwiye ngo mvuye mu iperereza, sanze umubyeyi wawe utaramukubise warazize akarengane. Abamama mwari muri kumwe 5 mwahinganaga twabonanye, bambwira ko nta rugomo wamugiriye. Abaturage bose bambwiye kutagira urugomo, ko nta rugomo wagirira umubyeyi wawe. None rero itahire. Rero ngikomeza ngo ngende ndengaho ngaho kuri gereza, nahise mbona mukuru wanjye azanye aje aho ku gipolisi, ntangira kwibwira ko ubwo subiye muri gereza, kuko ubwo nibwiye ko azanye ibimenyetso bishinza gusubira muri gereza. Uwo mupolisi rero yahise amubona, nawe ahita ahaguruka, ahita amubwira ati banguka. Araza aramubwira ati none se uzanye impapuro ziturutse kwa muganga? Aramubwira ati yego. Aramubwira ati zimpereze. Arazimuhereza. Aramubwira ati n'urupapuro se rwanye turaruzanye? Aramubwira ati yego. Aramubwira ati nagwo rumpereza. Ararumuhereza. Arangije uwo mupolisi za mpapuro zose arazifata, arazishwanyurira mu maso ye, arazimutera. Aramubwira ati genda uyu wirukaho ntacyo uzamutwara, kuko akurusha umugisha. Imana idufashe. Mukuru wanjye yasubiye yarira, nanjye ndataha, mbona ntashye mu rugo. Imana irantabaye. Iyo ni inshuro ya mbere ninjiye gereza. Nyuma y'icyo gihe bakoze ibishoboka byose na mukuru wanjye na mama ngo banyice cyangwa se banyicishe. Ndangije sanga umukozi w'Imana Pasiteri Yakabumbye, ndamubwira nti nge narose inzozi ariko nabuze ubusobanuro. Arambwira ati zisobanurire. Ndazimusobanurira. Arambwira ati kuva uyu munsi n'iyi tariki
ubujijwe kurenza isaha ya 12 z'umugoroba utarinjira mu nzu, kandi 12 z'umugoroba nizijya zigera ujye ukinga, kandi wirinde ikintu cyose wanywa cyangwa wajya utagiguriye cyangwa utagihawe n'uwo ubona ko ari ngombwa ko komeza. Ibyo pasiteri yambwiye nabisize mu mutima, arambwira ati nujya ubona 12 zigeze utari winjira mu rugo iwawe aho uri uyu munsi ujya urara aho ugeze. Ntabwo nari nzi ko imbere hari ibingenza nk'uko ugiye kubyumva bitandukanye, kimwe nuko nawe ushobora kuzahura n'ibikugenza biguhiga ngo bikwice, ariko Imana yacu ishobora byose, inzira zose unyuramo irazizi, kandi n'ifite ijambo rya nyuma ku muntu yaremye ni nayo imurinda. Imana idufashe. Uwo munsi naratashye, ngeze mu rugo nubahiriza gahunda yampaye yo gutaha kare. Nari mba mu nzu ya njyenyine, iki gihe nari naratandukanye n'ababyeyi banjye tutabana, baba aho bita Kajugujugu, nanjye nkaba mu rugo aho bari barasize. Rero umunsi umwe naje kuba ndi mu rugo, 5:00 z'ijoro zigeze, numva ijwi rirambwiye ngo kanguka umubisha yaje. Narakangutse, ariko numva sinkangutse. Ntekereza ku by'iryo jwi rimbwiye, ndavuga nti ni iby'inzozi, ndongera ndiryamira. Ndangije numva rirongera rirambwiye ngo kanguka umubisha yaje. Ndakanguka, mpita nicara ku gitanda nari njyamyeho. Nkihicara, umwuka w'Imana twahawe akora ibintu bikomeye cyane. Ashobora kukuganiza uri kumwe n'abandi, ariko ntibamenye ko uganira nawe. Nta wundi muntu twari turi kumwe muri iryo joro, ariko umubisha amatwi yanjye gahise gafunguka, numva aho ageze. Aza mwumva, agera ku mbuga mwumva, ntabwo nari nzi ikimugenza. Imana idufashe ko nandi mu nzu ya njyenyine. Aha ndi kukubwira imbaraga z'Imana ikorera abantu bayizeye, cyangwa abantu bakoze ibyo gukiranuka, kuko iyi Mana yacu ntabwo wavuga ngo izakugwanirira uri mu byaha. Mbere yo kugira ngo umenye ko Imana izakugwanirira, uva mu byaha Imana yanga, ugakora ibyo Imana yishimira. Kuko nari nararezwe ibyaha byinshi, ariko nuva umutima wanjye utabiregwa. Cyambere nari nararezwe ubusambanyi, ariko umutima wanjye ntago gwandegaga ubusambanyi, kuko ntabwo nari narakoze. Abantu benshi cyane bari bazi ko ndi umusambanyi, ariko siko Imana yari ibizi, yo yari izi ukuri ku mutima wanjye. Sahiyo rero umubisha yaraje koko, agera ku mbuga, arahamagara rimwe, ndamwihorera. Arahamagara kabiri, ndamwihorera. Arahamagara gatatu, ndamwihorera. Numvaga umutima umbwira ngo mwihorere. Inshuro ya gatatu yarivugishije, aravuga ngo yasinziye. Yahamagaraga se, ahamagara ngo iki? Yahamagaraga mu izina ryanjye. Hamagara kuko izina ryanjye ni ripagane, nitwa bavuga meshi, niryo zina ryanjye ry'iripagane, ni naryo yahamagaraga. Arampamagara gatatu, ndamwihorera. Arivugisha, aravuga ngo yasinziye, ariko mu by'ukuri ntabwo nari nasinziye, nari muteze amatwi, mwumva ndi no hafi ye ku gitanda. Rero yahise akubita idirishya. Idirishya yakubise ryari riraho nari njyamye kuri icyo gitanda, n'ikinzi nyuma yaryo ngo ritankubita, riracika. Ahita we yinjiramo, yari afite umuhoro gucyaye, ahita yinjiranamo n'uwo muhoro, ariko amanzamo umutwe n'amaboko ngo yinjire. Yarasobanukiwe iwacu kuko yaranzi,
nanjye numvaga muzi, ngo yinjira akoze amaboko ku gitanda yari azi ko gihari, acyururukireho agere mu nzu. Igitanda yururukiragaho nicyo nari njyamyeho. Numvishije umutima umbwiye ngo fata uwo muhoro afite. Umuhoro rero narawufashe ndawushikuza, kuko we yari ari hanze, nge ndi mu nzu naramurebaga, hari igihe cy'ukwezi kuva. Narawushikuje rero ndawuhindukiza ngo nkukubite mu mutwe, niko nari numva umutima wanjye gunyemeza. Ariko guhura idirishya bari ryo rimukubita asubira hanze. Umuhoro ngusigarana mu nzu. Arangije arampamagara, ndamwitaba. Arambwira ati kuki naguhamagaye inshuro 3 zose ukanyihorera kandi unyumva? Ndamubwira nti ntabwo nakwihoreye nkumva. Impamvu yatumye nkwihorera nkumva nuko nta sezerano narifitanye nawe jya ukuraza kumpamagara nijoro. Arambwira ati yewe. Ndamubwira nti ati nge ntabwo narinje kukwica nta n'ikindi kintu cyari kinzanye, ati ahubwo ngewe narinje nzi kurankingurira, muri make nkarara hane wawe nicyo cyari kinzanye. Mpamagaye numvishije utanyitabye, mpitamo guca idirishya ngo ngusange mu nzu kuko numva gutarasubiza inyuma. Ariko sahi iyi ngiyi ifite amafaranga, nyemerera unkingurire amafaranga ndayaguha. Urumva ko icyo yari yitwajije mbere ya byose n'ubusambanyi, yanyeretse ko yaraje azanwe n'ubusambanyi aho ngaho, ko nta kindi cyari kimuzanye. Ariko akura amafaranga menshi nyuma mu mufuka w'ipataro kuko yari umugabo. Arambwira ati shyikira aya mafaranga, Imana idufashe, wenda unkingurire umaze kuyafata, ariko unyemerera unkingurire. Umutima wanjye gwahise gunyemeza ko aya mafaranga ataraye ku cye giti, ahubwo ko afite uwayamuhaye ngo aze kunyica. Kuko nabonaga ari amafaranga menshi abitse mu mufuka wiwe. Si uko atari umugabo kuba yayagira, ariko nuko umutima gwanyemeje. Nahise numva ko icyo agambiriye mu mutima wanjye nticyari kirimo, yari yitwajije ubusambanyi nk'uko nabushinjijwe na mama umbyara, ariko mu mutima wanjye nta busambanyi bwari burimo. Naramubwiye nti none kare hose twigeze tubivugana kuzaza kurara iwanjye? Arambwira ati hoya. Nuko ngewe numvishije yuko ufite abagabo benshi, nanjye numva ko ninza nta kunkumira guhari, kandi ikindi sinzi yahonzanye amafaranga, kandi ikindi nge ndi kuyaguha ngo umanze ugire ute uyabike, nanjye ubone unkingurire ninjire. Ikibazo ufite ni ikihe ko amafaranga nyafite kandi ko nemera kuyaguha utari wankingurira? Ikibazo ufite ni ikihe? Numvishe mu mutima wanjye hajemo ikibazo cyo kumubaza. Ntabwo nzi icyakinzanye, ariko ndahamya ko ari Imana ishobora byose. Numvishije mfite kumubaza, ndamubwira nti uretse manze nkubaze, numara kusubiza ikibazo nkubajije ndagukingurira. Arambwira ngo mbaza. Komeza. Naramubajije nti ari wowe ari na mama wambyaye kumuzi, umuntu watunze amafaranga menshi ari wowe ari na mama watunze amafaranga menshi muri aka kagari ninde? Ndamubwira nti kusubiza urasubiza ijambo rimwe, urasubiza ngo ni nge cyangwa ni mama wawe. Niko namubwiye. Imana idufashe cyane kandi twiteho. Numvaga ari byo binjemo, kuko muri nge natekereje ko ayo mafaranga afite yayahawe na mama ngo akunda ze kunyica. Niko umutima gwanyemeje, ntabwo ari uwabimbwiye. Umutima wanjye niko gwanyemeje. Ndamubwira ntisubiza, nanjye niteguye kugukingurira. Imana idufashe. Yariyumviye amara umwanya munini abitekerezaho.
arangije arambwira ngo umbajije ikibazo gikomeye, ndamubwira nicyo shaka ni igisubizo gusa, ubundi nkahaguruka nkagukingurira. Arambwira ngo ni mama wawe. Ndamubwira nturakoze cyane kusubiza neza, ntireka nze ngukingurire. Ako kanya agitekereza ku cyo yatekerezaga, umutima wanjye nanjye gwaratekerezaga. Umutima wanjye gwatekereje ko yaraje kunyica, niko gwabinyemeje. Nanjye umutima gurambwira ngo nawe umwishe nta rubanza nta n'icyaha waba ukoze. Mpita niyumvishamo ko tugiye guhurira mu muryango, ufite wa muhoro we yizaniye nkamwica. Ndavuga ngo nantanga kuwufata aranyica, nanjye nimutanga kumukingurira ndamwica. Ibyo ngibyo nibyo byahise biza mu mutima wanjye kandi sanga ari ukuri. Ndahaguruka, mpaguruka mubwiye ko ngiye kumukingurira. Nyumva nkinguye urugi rw'icyumba cya mbere, ndatambuka. Ngiye kugera ku rugi rw'umuryango, yahise yiruka. Numva arirutse, ntago nzi impamvu yatumye yiruka. Yarirutse yiruka mwumva, n'ubundi ya matwi Uwiteka ayakoraho, ndongera numva yiruka. Agenda urugendo rurerure cyane, uri kumwumva, amatwi yanjye gari kumwumva. Ndangije mbona ko Uwiteka iryo joro nkoreye igitangaza, umuhoro ndawusigarana. Nawe agenda cyo. Bukeye mu gitondo yagiye kushinjwa umutekano ari we wa wundi byari byabaye ngombwa ko tujyana muri gereza cya gihe. Aramubwira ngo yasinze atumuhoro, ngo kandi yamenye neza yuko wawutoraguye ari nge, ngo naze kunyinginga muhe umuhoro we. Aramubwira ngo ubona amaso ndifuza arabumpa. Ushinzwe umutekano yaraje arabimbwira, amaze kubimbwira sinamukinga ukuri, mubwira uko ikibazo kimeze nuko byangendekeye. Arambwira ati none njyewe ngiye kwandika bamufate yuko akugire nabi. Ndamubwira ntibyihorere kuko nta ruhamya. Icyambere sinatabaje, icyandengeye n'Imana yo mu ijuru, kandi iyi Mana ntabwo ari yiraza guhagarara imbere y'abantu ngo abari imbere umutangabuhamya. Byihorere gusa Imana yantabaye izongera intabare n'ikindi gihe, ariko ugenda umubwire ngo umuhoro we ntawe ndamuha. Yaragiye aramubwira ngo umuhoro nawe umwimye, yarawuzibukiye umuhoro ndawugumana. Nyuma y'iminsi nk'itatu haje kumvikana inkuru, induru mu misozi y'iwacu ivuga ko umuntu atabaje, avuga ko hari umuntu umugiriye nabi mu nzira nko mu gihe cya saa moya. Byabaye ngombwa ko afatwa muri dosiye y'abo bantu bagira uwo muntu nabi, ahita ajyanwa i Gitarama. Yaje kuzava i Gitarama, aho nari ntuye narahavuye, Imana idufashe, ariko umuhoro wo narawushajishije. Uko ni ugutabara kw'Imana. Ndakomeza mbaho. Nyuma y'icyo gihe urugamba rwarakomeje, kuko mama ntiyigeze acogora kundega. Yandegaga ibintu bitumvikana adafitiye na gihamya, ariko ntiyarekaga kundega. Nyuma y'icyo gihe rero urugamba rwarakomeye, nk'uko mbere Imana yambwiye ko impaye umwuka wera kugira ngo afashe kugwana intambara zikomeye ziri imbere yanjye. Uri kumva ko Imana nta kihishwa, izi ntambara zose yari izi ko ziri imbere yanjye kandi ko nzazicamo. Ibona ko ntazazigwana ntafite umwuka wera, kuko umuntu udafite umwuka wera ntabwo yerekwa ibintu bizima. Ibintu bizima ni biva ku Mana yonyine, kandi bizanwa n'umwuka wera. Kandi umuntu udafite umwuka wera ntashobora kuhamya, nta mbaraga zimushoboza guhamya abafite, aba ari umunyantege nke. Imana ibonye ko nzagwaniza intambara, yampaye umwuka wera ngo azifashe. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ubukene nabwo ntabwo bwari buretse. Muri iyo minsi nari ifite ikigeragezo kitwa icy'ubukene, ko imyaka yanjye aho iva ikagera mama yari yarayisharuje. Hari ahantu narahinze ibijumba, mama
ngiye kubikura aza kufatiramo afata nk'igisambo arashorera njyana ku kagari nikure n'ibyo bijumba yafuruje abadefasi barashorera. Uwo munsi bangeza ku kagari n'ibijumba mbyikoreye nitwa igisambo. Ibyo byose bivaho ngeze ku kagari gitifu yinjira mu kibazo aravuga ati mu by'ukuri nubwo umugejeje ariko ibijumba abantu bose bavuga ko ari ibye. Imana idufashe ndataha ariko mu nzira aho nanyuze hose nitwaga iki igisambo. Nyuma y'icyo gihe rero nasubiye gukura ibyo bijumba n'ubundi yongera guhuruza amahurira n'akaga gakomeye. Ibijumba azana n'abantu babyikorera ibyo nari maze gukura ndetse n'abandi barakura. Ibijumba byose bibikwa ku mugabo witwa Petero. Aho hantu hari urugamba rukomeye cyane imbere yanjye ku buryo aho hantu umugabo witwa Ntawubona byose yarahakubitiwe azize yuko amvugiye. Abadefasi bahamukubitira inkoni nyinshi zitagira uko zingana, baramukubita. Ndangije ibyo ndabizibukira ndavuga naho kugira ngo umuntu azagwe mu byanjye reka ibi mbizibukire mama bitware. Ibyo byose mama yarabisaruje birarangira. Imyaka yose nari narahinze mama arayisarura. Muri icyo gihe mpura n'ikibazo. Imyaka nari narahinze ibigori mu mirima twari dufite ku Gihira. Mama yaje nayijyanyemo abasaruzi ngo bayisarure. Mama azana abayobozi aravuga ngo ntabwo abyumva ko namusarurira imyaka. Ubuyobozi buyicumbikiye biba ngombwa ko buyitangira kandi imyaka ari iyanjye ushobora kurengana. Ariko muri byose igikuru nuko wizera ko Imana izakurenganura kuko imanza zitabera. Imana idufashe. Muri icyo gihe cy'iyo myaka yabitswe aho hantu kugira ngo ntazajya kwihakura, mama yiyemeje kujya kuba muri urwo rugo. Ndetse iyo myaka ngiye kuyikura aho hantu ubuyobozi bwayibitse nahawe uburenganzira n'ubuyobozi narakubiswe. Biba ngombwa ko njya mu bitaro by'Ikayove. Ibitaro by'Ikayove mbivuyemo twitaba ku gipolisi cyakora baratsindwa ariko kuko nta wari umpagarariye ntacyo babaciye. Imana idufashe. Nta n'uwabafunze kuko mama yaravuze ngo bamukubise ari kuzira imyaka yanjye yari yasaruye kandi ntabwo abamukubise bamurenganyije. Cyakora icyo gihe ni amafaranga abayobozi bavuze ko basubiza nagatanzwe ku bitaro yo garashubijwe. Ariko ubundi bambwira ko ikibazo gikomeza mu buyobozi. Ndabyihorera ndabiparika kuko nabonaga intambara afite zikomeye koko. Ndabyihorera ibyo biragenda ndabizibukira birarangira. Nyuma y'ibyo rero urugamba ntabwo rwaretse. Ndagira ngo nkubwire turi mu isi duhura n'intambara nyinshi ariko hari icyo Imana ibigushakaho, hari n'ikibishakaho. Imana idufashe. Kimwe nuko wumva ubu buhamya uyu munsi, hari icyo Imana igushakaho muri ubu buhamya. Igihe cyose buzakugereraho uzabutekerezeho ukurikije amagambo bwumvishijemo. Imana idufashe. Rero intambara zarakomeje. Nari mba mu nzu ya mve gucaginga iyo batiri. Muri iryo joro narariye ibijumba byokeje. Biba ngombwa yuko nyine bukeye mu gitondo nitaba executive. Nta mafaranga nari ifite. Nari ifite amafaranga 60 gusa mu mufuka. Igiceri cya 50 n'igiceri cy'10. Ayo niyo nari ifite. Byabaye ngombwa ko ngeze mu nzira nasanze hari umukecuru bajura baciriye urugi. Nenda kugera umutima unyemeza kuhanyura ngo manze musuhuze mbone ngende kuko nabonaga nzindutse. Kandi uwo mumama yarankundaga n'umukecuru usengera mu mudugudu wacu. Mpanyuze ngiye kumusuza ntabwo nari nzi ko yahuye n'ikibazo cyo ko abajura bamwibye. Hageze yarambwiye ati dore abajura baciriye urugi. Twaganiye akanya gato mubwira ko nitabye executive. Arambwira ati ese uraca ku gasatere k'Ikamuhozi? Ndamubwira nti yego. Arambwira ati reka ngo tume icyuma cyo kunkingira urugi. Yampaye amafaranga 500 ariyo ndamugurira icyuma ngo nyimuzanira atera urugi gwe. Uwo munsi narakomeje nitaba gitifu. Ngeze ku kagari ka Gatare naramutegereje.
nahaguze igisheke cya 60 narifite mu mufuka bari cyo njya bari cyo niririrwa mutegereje najya kuhava akabwira executive wako kagari ngo nimbe ndetse araje executive wako kagari byabe ngombwa ko nawe yigendera sigaho arambwira ati rindira umuyobozi yavuze ko araza mutegereze kugeza igihe arazira naho nge ndigendeye naramutegereje rero mbona saa 8 zirageze saa 9 ziragera amasaha saa 10 genda kugera nabonye executive aje azazanye na mukuru wanje bari kumwe akimbona nta kindi yambwiye yahisamaga yarambajije ngo mbese wahagura hari ndavuga ntingo ahita hamagara umugabo wari nkaho hijya barambwiye ngo yari umuhwituzi kuba umuhwituzi ntabwo nzi icyo bisobanuye ariko ni gucyo yahise amubwira ngo shorera uyu mukobwa umugeze ku murenge umushyire ku gipolisi ubabwire ngo bamufunge yarashoreye aranjyana naramubajije nti none ndazira iki ntabwo yigeze ambwira ngo urazira iki yarambwiye ngo gusa ninjye ubitegetse naragiye rero barashorera bangejeje mu ruhango mu isoko executive yampagaritse mu isoko ryaremye abwira abantu ati dore ko mwigenje uyu mukobwa umuntu uzamugemurira tuzahurira ku murenge ati kuko uyu mukobwa yantutse yankoreye ibintu bitabaho ngewe executive antaka ibintu byinshi nkuko nawe ushobora kuzahura n'ibikugerageza ugahura n'abagutaka byinshi ariko urahigwa niba babigutaka bakubeshyera kuko dufite Imana icumanza zitabera izakurenganura ku munsi utazi kuko icurubanza itiyambaje inshuti nyinshi yo ntabwo imanza gushaka abatanga buhamya benshi yaruca itanashatse abatanga buhamya nkuko ugiye kumva ugwange gwaciwe yatanze amagambo menshi aho ngaho muri iryo soko abwira abantu benshi ko namututse ko namukoreye ibintu bitabaho ndetse ko ari cyo gitumye umuhwituza ashoreye nkuko babibona navuga ati umuntu uhangara nge weze igitifa kanuka kangira imbwa kangira iki avuga ibintu byinshi cyane biteye ubwoba abantu barakangarana buri wese aho yarara akavuga ati kumujyana birakwiriye umuntu wese yumva ko kunjyana biri ngombwa kuko nakoze ibidakogwa ariko mu by'ukuri ntabyo nari nakoze nta n'ibyari byabayeho byari ngombwa ko bisohoraho Imana idufashe naragiye rero baranjyana koko ku murenge ngeze ku murenge barafunga ninjira gereza ninjiye gereza nta dosiye kuko nahageze bwije nta mupolisi wigeze aza kundeba ngo mbese ufungiwe iki wona asanze kuri gereza niwe wahise anyinjiza abapolisi bari batashye muri make ninjiye gereza uwo munsi kuwa kabiri nkigera muri gereza bigeze nka saa 2 z'umugoroba haje umupolisi azana n'umunyururu numvishije amakuru gavuga ko ari kosiye w'abanyururu bazana ibiryo babenzaniye numva umutima wanjye ntushaka kubijya ndababwira nti nta biryo shaka barambwira batikikira ibiryo ndababwira nti nta biryo shaka uwo mupolisi avuga ijambo aramubwira ngo abwira uwo mugenzi we bari kumwe aramubwira ngo bizane twigendere niba byanze aramubwira ngo uyu ntabwo inzara yizi ngo ibi biryo arambwira ngo nzongera kubigarura mbikuzanira ari uko waje kunyinginga ukapfukamira ntabwo nzaho ukuntu byangendekeye nahise numva muri nge mpindutse numva nuzuye imbaraga ndamubwira nti ntabwo nzaza kugupfukamira ngo ukunde umpe ibiryo ni kuko amavi yanjye gapfukamiye Imana yo mu ijuru ntabwo gazapfukamira umwana w'umuntu ngo akunde angaburire ni nubona naje kugupfukamira ntukirirwe unabizana ni kuko ngewe ntabwo nzagupfukamira ngo ukunde ungaburire abwira uwo mugenzi we aramubwira ngo uyizire ngo shangu uyizire twigendere ngo kuko yayivugishwa ntabwo azi iby'inzara ngo nge ndavuze ngo nzamuzanira ibiryo mbigarure hano iruhande rwe
ngo ari uko yanyinginze kandi yanapfukamiye. Ndongera ndamubwira nti ntabwo nzagupfukamira, niba ari byo utegereje ntabwo uzabibona. Aramubwira ngo vuba twigendere, nayo yivugira. Barigendera, nanjye sigara aho muri gereza. Nta wundi muntu nasanzemo, nari ndi muri iyo gereza njyenyine, ariko Imana yabanyemo nanjye. Imana idufashe. Narayemo nirirwamo bigera ku munsi wa 4, nirirwamo ndaramo, sinongeye kubona ugaruka nzanira ibiryo nkuko yabivuze. Ahubwo yarazindukaga mu gitondo cya buri munsi akaza kusuhuza, akambwira ati waramutse neza, nkamwikiriza nkamubwira nti yego, akambwira ati amakuru, nkamubwira nti ni meza, agaseka kongera kwigendera. Biba ku munsi wa 4 ndi muri gereza, biba ku munsi wa 5 ndi muri gereza, biba ku munsi wa 6 ndi muri gereza. Utaragira icyo urya, nta kintu nariye, nta n'icyo nanyweye. iminsi 6. Biba ku munsi wo ku cyumweru ndi muri gereza. Iyi leta rero yashyizeho ikintu cyiza, yashyizeho abayobozi bigenga basura gereza, atari uko bamanje kumenyesha ubuyobozi bwa gereza basuye, bakajya gusura gereza bakareba abantu barimo. Ndahamya ko ibi nabyo bitaturutse ku buyobozi gusa, ahubwo byari mu mugambi w'Imana kugira ngo bashyigweho. Imana ihabwa icyubahiro. Kuko icyo gihe bigeze saa 3 za mu gitondo ku cyumweru byabaye ngombwa ko abo baza basanga muri gereza barakinga. Numva imodoka bayihagarika kuri gereza, barakingura, babwira umupolisi ngo nakingure, wari urinze gereza arakingura. Basangamo, barambaza nta makuru, ndababwira nti nayamureba. Barambaza nti winjiye mu gereza ryari, ndababwira. Barambwira ngo zana dosiye, ndababwira ngo nta dosiye fite. Barambwira ngo wafunzwe nande, ndabasobanurira uburyo noherejwe na gitifu w'umurenge ngo bafunge. Barambwira ati kuki batakukure dosiye, ndababwira nti ntabwo nabisobanukirwa impamvu. Barambwira ngo washinjwaga iki, ndababwira nti ntabwo nkizi. Barambwira ngo umaze icyumweru muri gereza nta kintu ushinzwa, ese nta n'icyo wiyiziho? Ndavuga nti ntacyo. Barambwira ati ntuzi se wenda ko wakoze urugomo ukaba waragwanye? Ndavuga nti hoya. Barambwira se wenda nta n'umuntu waba waribye? Ndavuga nti no kuva navuka ntabwo nari niba, kandi koko ni ukuri. Ibyo nahamyaga byari ukuri imbere yanjye, kuko na mama wambyaye ntabwo namwibye, nta n'undi nibye, kereka niba naribye ntaramenya ubwenge ngo mbe nabyibuka. Ariko mu gihe cyanjye nta muntu nibye, kuko umutima wanjye iteka ryose gwamenyemezaga ko kwiba ari icyaha. Numvaga ko ntazabikora, kandi na n'uyu munsi ndahamya ko nta muntu nibye. Rero bambaza ibibazo bitandukanye, ndabahakanira mbabwira ko ntabizi. Barangije babaza umuyobozi wa gereza, uwo mupolisi wari uhari, ramaza ntiti yafungiwe iki, nawe arababwira ati ntabwo nkizi. Vuga none nta waje gukurikirana dosiye ye? Aravuga ngo ntawe. Nta wamugemuriye se? Aravuga ngo ntawe. Mwaramugaburiye se? Aravuga ngo ntabwo nabimenya. Barambaza ngo warariye? Ndavuga nti hoya. Nta muntu wigeze akugaburira? Ndavuga nti ntawe. Bahita bahamagara kuri telefoni, uwo bahamagaraga numvaga ko yari executive w'umurenge, ariko telefoni ntiyayifata. Bahita babwira uwo mupolisi wari uhari, baramubwira ngo turagiye, nitugera ku karere k'Ikongo niri nta wari waguhamagara ngo uyu muntu agume muri gereza, umufungura atahe. Byabaye ngombwa ko bari basize hanze, ntago nasubiye muri gereza. Yategereje ko iyo saha igera, mba ndi abantegeka akazi aho hanze ko gukora isuku aho hanze kuri gereza, ngatoragura ibyatsi bihari, nkanarandura ibyahameze. Saa 8 zigeze z'amanywa rero yarandekuye ndataha. Ya mafaranga 500 wa mukecuru yampaye ngo mugurire cya cyuma nari nyafite mu mufuka, nta wari warayanyatse. Ayo mafaranga niyo naguzeho igisheke, ngeze mu nzira ndakijya, kirananira nabwo kuko inzara yari yarafashe. Ngeze Gakeri muri satere nagiye kugura ibiryo njyaho utujyo duke, ariko nuguze kuri ayo mafaranga 500.
y'uwo mukecuru kuko nibwiye ko ninzagera mu rugo nzayakorera nkayamwishyura. Narayariye rero iyo 500 naguze ibiryo nubwo nabyo ntabashije kubimara. Imana idufashe kubera inzara ntabwo namiraga ngo numve ko ibiryo bigenda. Naratashye ndarangeze mu rugo. Ngeze mu rugo rero hari umusaka, urumva inzu nari narayisize, nta kintu nasanze mu nzu. Sinasanzemo isafuriya, sinasanzemo igisuperi, nta kintu mbega nasanze mu nzu kibaho, ari cyo kujya nta cyari gihari, ari nicyo natekamo cyangwa icyo nakwifashisha nta cyari gihari. Byari byaragiye heheze. Nasanze inzu ikinguye, inzugi zose zikinguye, inzu imeze gutyo gusa. Ntabwo namenya ngo byagiye he, sinamenya baciye inzugi ngo ni bande. Nasanze ari uko hameze, nge ndahura umuriro mu baturanyi, ninjira mu nzu ndacana. Ku rugo iwacu hari heze ibigori byari birinzwe n'abagabo babiri, byari ibigori byasumureho bihinze bizengurutse urugo, ariko byarahinzwe na mama na mukuru wanjye, ntabwo ari nge wari warabihinze. Natekereje kujya guca ikigori, umutima gurambwira ngo waba wibye kuko barakwihakanye. Icyambere bakubwiye ko atari bo bakubyaye, ugiye mu byabo waba wibye. Nagiye mu nzu rero biba ngombwa ko cyakora iryo joro Imana yakoresheje umukecuru nanyuzeho twari duturanye, mubwira ko natashye nyine. Yaratetse maze guteka hishije anzanira ibiryo ndajya. Buke mu gitondo ubuzima burakomeza, abaturage batandukanye bagiye baranzanira ibyo kujya, ubuzima burakomeza mbaho. Imana idufashe. Iyo gereza nyivamo, Imana yindindiramo. Ndagira ngo nkubwire Imana yacu ntabwo irenganya. Nayivuyemo ndataha rero ubuzima burakomeza. Icyo gihe nari mfite ubukire, muri icyo gihe nagiye gusenga, njya gusenga ahantu bita ku Muremure, ku ihuriro rya Muremure. Twahagiriraga amasengesho, nanjye njya gusenga muri iyo minsi kuko numvaga urugamba rwanjye rukomeye, nkumva kwishyira mu bwishingizi bw'Uwiteka Imana ari cyo gikuru. Nagiye gusenga rero niriwe mpingira uwo mugabo witwa Nyandwi, ntashyeshyikira igitenge cyariwe kuko icyanjye nanagisize mu nzu, ntabwo nasubiye mu rugo iwacu. Nahise nkatira ko nkarabiwe, ndazamuka njya gusenga. Turi mu masengesho, bukeye mu gitondo habagaho amasengesho, hakabaho n'amatangazo y'umwuka mu gitondo saa 9 kugira ngo basezerere abantu batahe, bagatangira kubabwira aberetswe ibyo babonye, abavuganye n'Imana ibyo yaberetse. Icyo gihe cyari igihe cy'ububyutse bukomeye, Imana nayo yabanaga n'abantu bayo cyane. Amatangazo y'umwuka. Mu matangazo y'umwuka gatangajwe mu gitondo rero umugabo witwa Karikumana yatangaje itangazo, aravuga ngo ngewe icyo umwuka yaraye ambwiye iri joro mu gitegera amatwi. Umwuka yanyeretse hari umuntu ugeze mu rugo avuye hano ahura n'ikibazo gikomeye cyane. Ijwi rirambwira ngo mbwire uwo muntu ngo akigera mu rugo agasanga icyo kibazo cyabaye yihangane, ngo kandi ntasakuze, ngo kuko Imana iri kumwe nawe. Ntabwo nigeze numva ko ari nge, numvishije ko ari iby'abandi. Nari ifite imyenda mu rugo nkuko mbere hose mu buhamya bwanjye nababwiye ko nari umukire kuko nari ifite ibintu. Ntabwo nari ntafite imyenda, nari nyifite. Naratashye rero numva ko ibyo byatangajwe ari iby'abandi. Hatangajwe byinshi ariko ibyo ndaricyura, ariko ntahanzi kubwo ari iby'abandi nyine ko atari ibyanjye. Naratashye ari mu gitondo kare saa 11 baradusezereraga tugataha. Naratashye rero nkigera haruguru y'urugo naje guhura n'umukobwa wazindutse asuye witwa Yosefina. Tugikubitana aranyitegereza arambwira ati amakuru, ndamubwira nti ni meza, turahoberana. Arambwira ati nazindutse nje kuguganiza mu gitondo cy'umunsi ariko sanga utariyo, ariko se ko ndi kubona wagira ngo aho wari wagiye warayeyo, kandi nkaba ngeze mu rugo iwawe ngasanga inzugi zose zikinguye, ngahamagara nkabura umuntu, nkagira kwinjira mu nzu ngo ndebe ko hari umuntu mu by'ukuri waba wenda yasinziriye mu nzu nkamubura. Ariko muri salo ndahageze ndahamagara, numva reka data, bimpitamo gusohoka ndigendera. None turahuye, undi ko nagira ngo wagiye warayeyo, ninde waraye iwawe bwacye mu gitondo agakingura inzu yose kwikinguye.
ndamubwira nti njya aho nagiye narayeyo ariko numva byo kuba inzu ikinguye bitafasheho kuko ni iminsi myinshi nasagaga inzu ikinguye kuko bakundaga kunyiba cyane igeragezo yo kunyiba nagitinzemo numvishe ko ibyo bitafasheho ndamubwira nti nyine ibyo ngibyo wibirebaho hoje twisubirire ujye kunyiganiriza ko aricyo cyari kikuzanye. Twasubiye inyuma rero nari umuntu udakunda kugira amagambo menshi muri izo ntambara zanjye numvaga nta magambo ufite. Twasubiye inyuma tujyana mu rugo, tugeranye mu rugo koko dusanga inzugi zose zirakinguye, twari dufite inzu y'imiryango 6 y'inzugi harimo imiryango 6 nyine nubwo umuryango gwasohokaga muri iyo nzu gwari umwe ariko nasanze inzu yose ikinguye. Ninjiye mu nzu ngo ndebe ko hari ibyo bivye, ninjiye mu nzu sanga ni ibisanzwe, sanga ntacyo bajyanye kuko kabone ko nta nicyo nagiraga, nta bishyimbo nari ifitemo, nta n'ikindi, yari isafuriya natekagamo yo nayisanzemo. Nararangije rero mu by'ukuri ntabwo nitaye kuyinjira ngo ngeraho imyenda yanjye yari iri mu isandugu ndebe kwirimo. Numvishe umutima utabinyemeje ndaza niganiriza uwo mukobwa, turaganira turatinda. Uwo mukobwa nimuherekeje ndamuherekeza aragenda, ngeze ku irembo subira mu rugo nkigera mu mbuga, mvuye kumuherekeza numva umutima urankubise cyane, numva gumanukanye imbaraga nyinshi gurankubita, numva ubwoba buraje, ndavuga nti niki kibaye. Numva umutima urambwiye ngo mbese ko wavuze ngo nta kintu bakwibye wageza aho imyenda yawe yariri. Sanga ntahageze, nihutiye ko ninjira mu nzu ngeraho imyenda yanjye yariri mu isandugu sanga ntayirimo. Ndavuga nti ibi ni ibiki bimbayeho. Nabaye nk'usohoka ngo subire hanze nyobegwa ibintu bimbayeho mu by'ukuri, ko ari igihe ugera mu bihe ukabura icyo gukora, kurira ukaba utakirira, kugira uganyira we ntawe nari ifite. Narasohotse rero ngo subire hanze, mbona mu furuka y'urugi harunzemo ibintu bitwikiye, mbona bitwikije umwenda usa nk'uwanjye kandi koko gwari uwanjye. Numva ndaruhutse, ndiruhutsa ndavuga ngo aho imyenda yanjye ngiye aho iri mu rugi bajura bari bayijyanye ariko Imana irayirinda, none ndayibonye. Ibyo nari nibwiye ntago byari ukuri. Nahise nihuta ngo nkureho ka kenda ndebe koko ko ari imyenda yanjye hatwikiriye. Nagakuyeho sanga nako nagace, ni igitenge nyine bagiciye, barangije agace kamwe bariko batwikiza iyo myenda. Iyo myenda yose nasanze ikase, nta uhereye ku mwenda wa mbere ukageza ku mwenda wa nyuma yari ikase. Ntabwo nzi icyo bayikatishije, niba ari makasi niba ari ikindi cyuma ntabwo mbizi, ariko yari ikase yose ku buryo utateranya agapande ngo uzabonemo akantu kangana na muswara. Yari ikase yose uhereye ku mwenda wa mbere ukageza ku mwenda wa nyuma. Numvishije ahantu mpagaze nkimara kubona ibyo hanyeganyeze, numva sinzi ukuntu bingendekeye. Ndakebuka ndireba sanga nambaye ijipo imwe nari najyanye guhingana, nikebutse nigarutseho sanga nambaye igitenge si icyanjye ni icya wa mumama nashyikiye ngeze iwe nari mvuye guhingira. Ndebye ko nambaye ijipo imwe, ndebye ko nambaye umupira umwe, ndebye ibyabaye kuri iyo myenda yanjye, ndebye ukuntu urugi rukinze nta kintu nasifite namba, numva mbuze icyo mvuga. Nibuka ari ku itangazo ry'umwuka rya mu gitondo, nibuka ko nabwiwe ngo nihangane, sanga wa muntu ari nge yabwiraga, mbura uwo mbwira ibimbayeho. Narasohotse njya kureba ushinzwe umutekano.